umukobwa mwiza ugenda neza aza afite opena mu ntoki aho azatugereraho yaba mbonye arahamenya arampobera ninde ejo bundi bambwiraga hari umuntu kubera ko nkatuye ndi hafi aho kuri Muhazi umuntu wavuye hasi waje akora icyo kibazo nizere ko cyakemutse yakoraga ibintu by'amajyambere ku mazi yarahubatse inzu n'umuntu uturuka hanze ufite ashaka gukora shyira ubwato ku mazi ashaka kugira ngo yubakweho buzajya buparika umuyobozi w'aho ngaho ati noti ushobora kubikora bijyaho ariko biza kumenyekana ko yashakaga ko abanza kumutugira kugira ngo amwemerere abantu bari hano cyangwa baturuka muri ibyo bice bagomba kuba babizi ibyo mvuga urumva umuyobozi niba harimo abayobozi bazakora batyo bicaye hano cyangwa bakora batyo umenye ngo icyo ni icyaha ubundi tudakwiye no kukubabarira twakumenye ibikwiye ibijyanye na RPF ibijyanye na politiki nshya y'igihugu cyacu kubaka dushaka kubaka ntabwo bijyanye abayobozi bari hano ndababwira ngo niyo nshingano yacu gukurikirana n'ubuntu butoya nk'ubwo ngubwo buzana umwuka utari ibindi ni imikorere yacu muri rusange serivisi ahantu hose uko zitangwa uko abantu bakora batyo baratudindiza ntitubamenya ariko nuko ari benshi rero basanga wicaye hariya usabye ikawa n'abaza bakakubaza ishyushye ikonje bakubaza ngo uti ni ikawa isanzwe ishyushye ariko mushyiremo n'amata akagenda akabura ubu ndavuga ibintu bimwe mbona n'abantu baba bavuga buri kanya akagenda agahera pe minota 15 20 utegereje ikawa bakubaje niba ushaka ikonje cyangwa ishyushye ariko bababwiye gushyiramo amata akabura n'amata yabuze ntibakubwiye so niba wicaye aho utegereje izakamwa bakohereza ku isoko mukajya gufata bitubamo murabizi ahantu hose ubwo si byo ni rubyiruko nyabakira umeze rutyo we n'imigendere ukuntu bagenda yikurura hari aho nagiye rimwe ariko hashize igihe nuko mbona n'ubu ngo biracyabaho byarantangaje nagiye ahantu twajaga dukina tenisi abantu bamwe hano barabizi kera hashize igihe turangije twicaye turuhutse tubanza gushaka wagira icyo tubaza dushaka arabura turahamagara mushobora kuza kugira icyo muduha ariko hasi ko
umukobwa mwiza ugenda neza aza afite opena mu ntoki aho azatugereraho yaba mbonye arahamenya arampobera arabanza arampobera ndetse agomba kutuzunguruka twese aduhobera n'abandi turi kumwe bose yabanyuramo ntabwo ariko se wa mwana turashaka ibyo dushaka waba ari ibyo duha ibi erega byasaga nk'ibyarangiriye aho ngaho kuduhobera tugeze aho twarambiwe turahaguruka turigenda ubwo urumva umuntu nk'ubu yangirije abakorera natwe twari turi aho dukwiye kuba dufite ibyo dushaka twishyurira natwe ntacyo yaduhaye twese tuviriyemo aho ari aho ubu koko mwumva ariko se mwe noneho sosiyete igihugu mushaka kubaka cyaba kimeze giti ni ikihugu reka ibyinshi ariko hari abandi muri mwe benshi bakora ibintu bizima rega ubu ibyo ari byo byose ibigaragara ni ibitari bizima niyo benshi baba bakora ibyiza ariko hakabamo abantu bake bemerewe cyangwa bakora ibintu bibi bya byiza ntibiba bikigaragara ni nko gufata amazi ikirahure cy'amazi ukadonyamo ikaramu inki bashyiramo inki ikirahure gihera ko gihinduka y'amazi yeraga yari ari meza ukayabura ibyo rero dukwiye kubyirinda naho hari benshi hano njya mpora nabo bakora ibintu byiza ibintu bya innovation ndetse bihindura ibintu byinshi mu ikoranabuhanga muri za IT bikajya mu bintu byinshi hirya no hino n'abantu bakora za revenue authority abantu ba revenue authority bari hano ngira ngo hari innovations nyinshi zibageraho cyangwa mu byazi zituma ushobora gutubura zizamura ayo mutuvanamo ayo mutwe ariko iyo byabonetse gutyo hari ikibazo bikaboneka innovation izamura itubura revenue tax revenue hanyuma byarangiza bikajyaho hagati ariko ntabwo zabanza ugira utya ubwo bakajyaho innovation bose barayemeranya ko ikora ariko barangiza bakajya mu process imbere yo kuvuga uzaburetse bareba hari amategeko ntabwo twagira dutya tutabanje hari aya mategeko ariko amategeko akaba yo gutinza ibintu gusa kuko amategeko se bwana amategeko ashyirwaho n'abantu sibyo yes sir igihe umuntu yabonye ikintu gikora
kijyanye n'icyo yifuza. Wihambirwa n'itegeko, hari n'amategeko yaduhambiraga yo mu gihe cy'ubukoroni. Ahubwo ngo hari itegeko n'ubundi si wowe urikora, si wowe urivanaho, we gifate nk'ikintu cyakuzitiye gutera intambwe, bihere ko bigera aho bigera, n'abo amategeko tubabwire ngo ariko ibi bintu ntabwo bijyanye n'igihe, muratudindiza gusa. Ndetse hari n'ubwo dushobora gufata ibyemezo tugakoresha igikora, itegeko tukaba turigisheho gatoya, kugeza igihe rizahindukira, ariko bitatubujije kugera ku nyungu twifuza. Iyo process niyo process ijyana n'igihe abantu bagezemo. Ntuhambirwa, keretse dufite ikindi kibazo cy'uko abantu benshi ari n'ubwo iyo agiye gukora ikintu cyangwa akwiye kuba akora ikintu, ikintu cya mbere kimubaza kuza mu mutwe, kibanza kuza mu mutwe we ni inzitizi yo kutagikora. Ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kugikora, hanyuma nimpora n'ikibazo, icyo kibazo ngende nkishyira iruhande. Ahera ko abona ko hari inzitizi, akagendera ku nzitizi bikarangirira. Ntabwo biba bigikora, ntabwo igihe tugezemo gishya ari uko gikora. Hari icyo bifuza kuvuga? Abanyabaguhaye microphone, mbwira. Ariko we utanzeho nk'urugero, ibindi biri hano ntavuze n'ibiri hanyuma. Dufashe tubwire ko twakwihutisha. Thank you, Your Excellency. Kuna mutugiriye. It's true. Innovation is very important. Ni ukurushaho gutekereza ibyatuma tubona amafaranga menshi. Nk'uko mwabivuze, tugomba kwigira. We need to sustain ourselves. Kandi mwihute. Kandi twihute. Ubwira mugire, ariko mwe ntimushaka kuva mu bukene vuba. Murumva haboneka ikintu kirangiriza ubukene mu cyumweru, wowe ukavuga uti ariko genda ashaka umwaka, ubwo se waba uri mu ntoki rwose. Gukorana umwete kandi ntabwo bivuze kwangiza ibikorwa. It doesn't really mean sacrificing anything that you shouldn't. Sibyo? Ujye mwihuta, muwe wepesi. Mwihute. Igihe utabifite guhagarika cyo gutangira, wowe uritangira kubera iki? Why don't you just move? Bimwe mwita kurasa ku ntego. Ntimukarase hafi ku ntego. Keep straight. That's what go for it. Nawe wumva uri satisfied uko sibyo? Yes, sir. Okay, asante.